Haleluya. 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 Imana ishimwe cyane. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amazina yanjye abantu dasanzwe tuzeranye nitwa Habakwizera Jean Bosco. Ndi umukristo wa hano. Ndi umuririmbyi muri Chorale Genesis. Ndi umusore. Hanyuma ndashimira Imana yuko nyemereye ko mpagarara imbere y'ubwoko bwe muri kino gitondo. Ntago ari imbaraga zanjye ahubwo ni umugambi w'Imana. Amen. Ngiye ku mbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye navuga ko rafi ya ntabwo nahagarara ngo ngire icyo mvuga. Ubwenge bwanjye n'imbaraga zanjye, ariko kubw'imbaraga z'Imana n'umusaraba wa Yesu ndashima Imana yuko mbona icyo mvuga ndi imbere y'ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero Imana ishimwe yuko mwese bemere kuboneka mu nzu y'Imana, sibyo? Yari yaravuze ngo umunsi umwe wonyine mu nzu y'Imana undutira iminsi 1000. Bivuze ngo kino gitondo cyonyine ugize cy'isaha imwe cyangwa isaha n'igice yo kuba imbere y'Imana gishobora kuruta indi minsi yose y'ubuzima bwawe uzabaho, akaba aricyo kigira umumaro kuruta indi minsi yose uzabaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ni umugisha kuba imbere y'Imana, umugisha udasanzwe. Imana ishimwe. Tuzamana ko tuyishimira Imana ko ibyemeye mu izina rya Yesu. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya Zaburi. Turasoma igitabo cya Zaburi ijana 43. Zaburi ijana 43. Turasoma duhereye ku murongo wa 5 dusome n'umurongo wa 6. Zaburi ijana 43 umurongo wa 5 dukomeza n'umurongo wa 6. Kadusome mu izina rya Yesu. Ni page ya 607 mu isezerano rya kera kugira ngo twihute. Nkunda gusoma ariko nkasoma abantu benshi twahageze kugira ngo tugendane, biba byiza kurutaho. Ndabona benshi bahageze, reka dusome ijana 43 Zaburi ya Dawidi umurongo wa 4 ku wa 5 kugeza ku wa 6. Turavuze ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose. Ntekereza umurimo w'intoki zawe, uramburira amaboko. Umutima wanjye kugira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Amen. Kongere dusubiremo. Aravuze ngo nibutse iminsi yanjye ya kera. Ubwo ni Dawidi bivugaga, ariko na kino gitondo yongerewe yuko iminsi yawe ya kera. Aravuze ngo nibutse iminsi yanjye ya kera, ngo nibwira ibyo yakoze byose. Hanyuma ngo maze kubyibwira ntekereza umurimo w'intoki zawe, nkurambura amaboko yanjye. Hanyuma ngo umutima wanjye ukugira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Amen. Imana ishimwe. Kino gitondo nifuje yuko tuganira ijambo, ariko ijambo ahanini riri mu mashimwe, kuko umwuka w'Imana ubishanya ngo yarambwira ngo tuganire kuri no jambo, twongere twibuke iby'Imana yakoze ku buzima bwacu. Nitumara kubyibuka dore Imana kiro tubwire ngo turagushimiye, kuko akenshi dora mu buzima bwo gusaba dora tubwira Imana dukeneye ibi ngibi, dukeneye ibi ngibi, dukeneye ibi ngibi, ariko nyamara hari n'ibindi bikomeye Imana yakoze ku buzima bwacu. Amen. Kandi twibuke yuko ubundi mu buzima busanzwe umwana udashima yitwa ingayi, kandi mu buzima busanzwe umuntu utibuka aho yavuye nta nubwo amenya aho ari kujya. Rero dukwiye kwibuka aho turi kuva kugira ngo tumenye aho turi kujya. Haleluya. Rero uyu Dawidi arangije aravuga nibutse iminsi yanjye ya kera. Ino jambo nkimara kurihabwa natekereje nsubira inyuma amateka yanjye, nanjye nongera kwibuka iminsi yanjye ya kera. Ndangije nzamura amaboko yanjye mu mutima wanjye, ndavuga ngo ushimwe Imana, kuko hari ibikomeye Imana yakoze ku buzima bwanjye, kandi sinanjye gusa ahubwo hari n'ibikomeye Imana yakoze ku buzima bwawe. Wibutse iminsi yawe ya kera mu bwana bwawe, ukibuka intambara yagiye unyuramo, ukibuka ubuzima yagiye ubamo, urasanga Imana yarakoze ibintu bitangaje bitarondoreka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yakoze ibintu bitangaje bitarondoreka ku buzima bwawe. Amen.
ubwo ngubwo nasubiye inyuma, ubwo ngo ndihera hakuno nagiye nayongere wisubireho, kuko niwongera gutekereza ubuzima bwawe urasanga Imana ikintu cya mbere Imana yarakurinze. Nicyo gikomeye. Urasanga kuba ugihagaze none aha ngaha ugihagaze ukibasha gutera intambwe ukagenda, urasanga ari uko Imana yakurinze. Aleluya! Kuko ibyaguhize byari byinshi, si rimwe si kabiri abarozi bakugenzeho, si gatatu dayimoni yakugenzeho, ni inshuro nyinshi cyane, sibyo? Ariko Uwiteka kubera amaso. Uburwayi warwaye igihe kirekire, ariko Imana ikubera amaso, ntabwo yakozwe n'isoni. Ni kenshi cyane wagiye ushukurirwa ibyobo bigiye bitandukanye, ariko Imana ibana nawe uracyahumeka. Ni kenshi cyane Imana yagiye, ni kenshi Satani yasabye abana bawe ukabona byarangiye, bisa naho byarangiye, ariko Imana iguhagararaho. Haleluya! Ni kenshi cyane wagiye ubwirwa yuko atazubaka, ariko ngubu urubatse uri mu rugo rwawe. Ni kenshi cyane wagiye ubwirwa yuko utazabya, ariko ngubu ufite abana. None se icyo Imana cyakoze ni iki? Haleluya! Iminsi yacu ya kera hari ibintu bikomeye by'ibitangaza Imana yagiye ikora ku buzima bwawe no ku buzima bwawe. Haleluya! Ni kenshi wagiye ucibwa intege bakabwira ko nta kintu uzimarira, nta kintu uzigezaho, ariko ubu ngubu utuye mu mujyi wa Kigali, urarara mu nzu uragenda, urarya ku manywa saa sita na nijoro, yose si imirimo y'Imana se? Ni ibintu bikomeye Imana yakoze ku buzima bwawe, bishobora gutera muri kino gitondo gushimira Imana, ukayibwira ngo ushimwe Mwami yuko wakoze ibikomeye. Amen. Haleluya! Nibutse iminsi yanjye ya kera, nibutse ibyo Imana yakoze. Sinzi niba muri buza kubikora ngo mubyumve neza, sinzi niba uri buza gusubira inyuma ngo ubyumve neza, ariko Imana ishimwe. Hari igihe cyageze amarira aba menshi, agahinda kaba menshi, kaba kenshi, ukaryama utazi yuko buri buke, ukirwa utazi yuko buri bwire, ariko Uwiteka atanga icyerekezo ku buzima bwawe. Uwiteka aranesha, aguha ubuzima butari buhari, aguha kuba bitari bihari. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire, Imana yakoze ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Nese ubu ngubu waba uriho, mbwira niba uriho. Abo mu rugo rwawe se baba bariho, ntabwo wibuka cya gihe. Nese aho ugeze watekerezaga ko wahigeza. Amen. Aho ugeze watekerezaga ko wahigeze. Nese ko utuye mu nzu wari uzi ko wakorera mu mujyi wa Kigali, wari uzi ko iyo nzu wayubakamo, warabyibwiraga. Nese kubona ukodesha buri kwezi, hari abayobora agasorwa mu nzu bagahabwa za piriyave, wari uzi yuko byakunda ko niyo ukodesha buri kwezi ukabona kurya saa sita na nijoro. Dukwiye kongera kwibuka imirimo y'Imana. Haleluya! Kuko rimwe na rimwe hari igihe abantu duhora mu gihe cyo guhora dusaba, tubwira ngo Mana kora ibingibi, kora ibingibi, kora ibingibi, ariko nanone dukwiye kugira mu gihe tubwira Imana ngo turagushimira ibyo wakoze, kuko tutagiye na kera no ku munsi w'ejo nguyu urangiye hari ibintu bikomeye Imana yakoze ku buzima bwawe. Kuko mu buzima busanzwe abantu bareba ibintu birangira kano kanya. Dufite ikibazo muri iyi minsi cy'uko abantu bari kureba Imana, abantu bakareba Imana ariko bakayirebera mu bwenge bwabo, ariko Imana dusenga, Imana dukorera ni Imana irenze ubwenge bw'abantu. Abantu bakareba Imana ariko bakayirebera mu gihe barimo. Umuntu yaba ari mu gihe cy'ubukene akareba Imana mu bukene bwe, umuntu yaba ari mu bushomeri akareba Imana mu bushomeri bwe, umuntu yari mu gihe cyo kwambara ubusa akarebera Imana mu gihe cyo kwambara ubusa. Ariko dukwiye kurenza amaso yacu tukazamura kwizera kwacu, tukabona ko Imana iri hejuru ya byose, kandi tukabona ibyo Imana yakoze bifite imbaraga. Amen. Haleluya! Haleluya! None se nawe urabizi, wavuze ko nta kintu uzimarira, no mu muryango byawe byari bizi ko nta kintu uzimarira, nta kintu uzigezaho, utazaba umubyeyi, utazaba umugabo, bazi yuko utazakura. Usa n'uriho, nturiho se? Uriho kubera iki se? Ni ukubera Imana. Nese ya mitego ntabwo uyibuka, ntabwo ubyibuka ubyimba amaguru, ntabwo ubyibuka ubyuka utera ku mugongo wacitse, ntabwo ubyibuka wumva umutwe uri gutera mu gahanga, ntabwo ubyibuka cya gihe uri ku nda se, ntabwo byari birangiye. Nese byagenze bite? Ninde wakurokoye se?
Haleluya. Abana n'ibiga ntibari mu ishuri. Mana ishimwe cyane. Mureke tuzamure umwami wacu icyo tumubwiyeho turagushimiye. Imana ishimwe, Imana ifite imbaraga, n'Uwiteka wahabaye, n'Imana yabanye nawe, n'Imana yagendanye nawe, aho bitashobokaga Imana itanga kunesha ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Amen. Twongere tumuzarikira Yesu, tumukomere amashyi menshi, tubwira ngo turagushimiye mwami w'amashimwe cyane. Reka mbabwire, uhereye kera abantu bareba ibintu bigaragara inyuma, kandi buriya abantu bareba ibintu by'ako kanya, kuko iby'ako kanya byo babasha kubonesha amaso, ariko ntabwo umuntu ajya abasha kurangamiye ikintu kiri imbere. Ubwo nagira ngo nkubwire ngo umuntu areba nk'umuntu, ariko n'Imana ireba nk'Imana. Amen. Niyo mpamvu abantu bagambira, ariko Imana ikagamburuza imigambi yayo. Kandi birebwa ikavuga ngo bazagutera banyuze mu nzira imwe, ariko nanjye nzabatata anyuze mu nzira ndwi. Imana ishimwe cyane. Rero iyi Mana yacu ni inyembaraga, kandi uko bavuze ko uzaba ntabwo ariko tuba, sibyo? Nkunda kubivuga. Njyewe umuntu umwe yagize kumbwira, arambwira ati uzapfura imbwa, arambwira ati uri igicucu cy'Imana, nta kintu uzimarira, arambwira ati nta kintu uzigezaho, ubuzima bwawe bwose niko uzapfa, niko buzarangira, nta kintu na kimwe uzapfa wangara muri kino gihugu, nta hamwe uzigera wigirira umumaro. Ariko si ubu ngubu murabona mpagaze imbere yanyu, se murabona ndi umusore mubi, umusore ungana nkanjye uvuga Imana, uvuga Imana ishimwe cyane. Ubwo nawe ndi kubivuga ko nawe witekerezo, ndi umusore mubi se? Umusore uvuga Imana nkayivuga neza, nkavuga imbere abantu barangije amadogitora n'abarangije za kaminuza zigiye zitandukanye, za Amerika na yose hagiye hatandukanye, kandi Imana igakora muri njyewe. None se ubwo icyo yagambiriye cyangwa icyo yavuze nicyo cyabaye? Cyangwa Imana yagamburuje imigambi? Imana ikora nk'Imana, kandi Imana ifata ibintu bitariho, yamara kubibana ikabishyiraho. Ibintu bidafite icyerekezo, Imana iba icyerekezo. Ibintu bidafite ishusho, Imana iba ishusho mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Namaze imyaka 5 narya ku manywa, mbana na muka data, twabanye mfite imyaka 2, akangabura nijoro ko papa atashye, ariko si ubu sindiho. Ni ukubera iki? Ni ukubera iki? Abantu batekereza nk'abantu, ariko Imana mureka tujya tuyirebera mu Mana bwayo, twibuke iby'Imana yakoze, twibuke imirimo y'Imana, twibuke ko hari ibyo yahinduye, hari ibyo yatesha agaciro, hari ibyo ari kuguhiga, ariko Uwiteka aranesha ku buzima bwawe. Hari ibyo bagambiriye, ariko Uwiteka arabigamburuza. Reka nkubwire, biravuga ngo imigambi yawe ntabwo izahama, kandi ntabwo izaba, kuko Uwiteka ari umutabazi wawe. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Numva nasoza nkicara, Imana ihimbaza. Nibutse iminsi yanjye ya kera, ntabwo natekerezaga ko nzaba umusore, kandi umuntu yakubwiye gutyo muri icyo gihe, nawe wumva nta kintu uzimarira, wumva nta kintu uzigezaho. Haleluya. Ariko Uwiteka agatanga kunesha, Uwiteka agatanga ubuzima. Ndabyuka nari mfite za myaka 14, nagendaga inshuro nyinshi, ariko nta muntu uroga umugambi w'Imana. Bene data, wahora ugasaba ushobora gute? Umuntu uri umugambi w'Imana ntabwo wamuroga ngo umushobore. Cyokoze baragerageza ukagera kure, ariko kuriho umugambi w'Imana ntabwo bagushobora, ntabwo byakunda. Umugambi w'Imana utari wasohora, bahaguruke barwane, bagerageze, mbese bagufata impande zose. Nibashaka bazajya muri Tanzania, bavuye bajya Nigeria, n'abava Nigeria bagaruka i Kibungo, ariko umugambi w'Imana ukiri ku buzima bwawe nta muntu uzagushobora. Ntawe.
ntawe ntabwo byakunda. Mwitera neza nta kintu bitwara mwese muvuga ngo terara mu izamu dushimira Imana yacu. Abari kuzaterara mutera haleluya. Kongera tuzamure nidutera haleluya. Bibiliya iravuga ngo siko bizamuba mutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni ngo cyese abaho amasezerano ari nta mpamvu. Kiriya gitondo gutangarije nakubwira ngo ukiri umugambi w'Imana, humura nta kizaguhangara, cyakoze bizaza ari byinshi ariko nta kintu bizagutwara. Ndagutangaza urwangana n'imbaraga z'abarozi, humura komera witinya, Uwiteka umuremyi wawe ari kumwe nawe muri kiriya gitondo. Siko bizaba nese ubu byaraba, siko biza oya ntabwo ariko bizajya. Iby'Imana yakoze bifite imbaraga. Hari abageze ubona ntiwaharenga, ubona ubuzima bwahagaze, ubona ubuzima bwanze, ariko Imana ishimwe. Nese nari gupfa gute kandi Imana ikimfiteho umugambi. Singuye udiyakoni umisaje yose sindangije nibatere mu gatenga sano akomeye sitara rikomeye. Singuye uwo mu gatenga sindi kujyana hajya hatereka amatara ajya akomeye njya abwiriza ubutumwa bwiza. Nese Imana arizi ko ifiteho umugambi. Barahamagara akambwira ati turagukeneye umukozi w'Imana. Havuga ati wi ndagushimiye mwana. Nari nkavuga ati ndagati umukozi w'Imana aturanywa agafanta uranywa amazi, ibyo sinari mbizi. Nari nzi ukuntu bimera fanta komana. Ibaka yatiraze cyaro mfati zamura ko tizitihera cyaro mu izina rya Yesu. Mumfashe mwese tizamura amako tishimira Imana yacu. Imana yanyuranyije amaboko, ibitaravugaga Imana ku buzima bwawe, inyuranye amaboko itaravugaga Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Sirinjira muri Kigali se nkayinjiramo aribwo bwa mbere mbonye umuhanda wa kaburimbo, nkayinjiramo mfite ipantaro imwe n'ishati imwe, ariko Imana ishimwe. Akazi ko kubasitansi nakamaze y'imyaka 5 nkiranuka nkorera Imana ngendana n'Imana. Imana imbere nzakugira neza, ariko mbona hingejeje ari heza. Nukuri hingejeje ni heza kandi Imana yangiriye neza. Ubu simba mu nzu sinikodesha inzu buri kwezi, sindya saa sita na nijoro. None yanteje intambwe zigemba mu ya parafirimo n'irangi. Ntabwo komana. Ugira neza bugacya bukira, ugira neza Mana, ugira neza bugacya bukira, ugira neza Mana. 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 Ndagushimira. Ni Imana yita ku bantu badafite shinge na rugero, umuntu utagira umuntu umwitaho, ariko Imana ikamwitaho. Imana ikamuremera ababyeyi n'ababyeyi, ikamuremera ubuzima n'abuzima, ikamuremera kuba hari imfubyi, mbese ni umugabo ngo wapfakazi, ni se w'imfubyi, ni uwita ku bakene batagira kirengera, abatagira kivura bitaho. Nagira mbabwira ngo mu bikari by'Uwiteka.
Haleluya. Mu kuba mu bikari iby'Uwiteka akoze ku buzima bwanyu bifite imbaraga, ariko none hari kubajyana niho hakomeye kuruta ibyo yakoze. Reka mbabwire, iby'Imana igiye gukora nibyo bifite imbaraga kuruta iby'Imana yakoze ku buzima bwanyu. Amen. Ntabwo ndi butinde muhaguruka dusenga Imana, ariko mbe mwicaye ntacyo, mbe mwicaye. Shaka umuntu wumva hari ibintu Imana yakoze ku buzima bwe, yarangiza agahaguruka ku maguru ye akabwira Imana, akabwira ngo ma, muri cyo gitondo ndagushimiye yuko wambereye mazi ukandwanyira ugakora ikomeye ku buzima bwawe. Dufatanye dushimane Imana muri kino gitondo. Tapasire bomene wa ranapita bomene bene stasmone ya anoti de fosi abonema anita lobepe asile bonema anita si ede bonea cheteta si ele pomenemo enetando pile sita chanetita ya si ele bomenewa anotita ya si lebo enewide sisia epita si de pole ya sinemendro chetita wi elebo chanetita ya binima etasile pole ya si de bonea. Turagushimiye mwami, tugushimiye kuri Imana y'imbaraga, tugushimiye ko ufite ubutware, tugushimiye ko ufite ubushobozi, tugushimiye ibitangaza akoze hagati mu bwoko bwawe. Ni ibikomeye mwami, ntabwo twabirondora, ariko turagushimiye muri kino gitondo wakoze iby'imbaraga, ibyo tutatekerezaga, ibyo tutibwiraga, warabikoze mwami. Nushimwe mwami, nushimwe. Twibutse iminsi yacu ya kera, tukurambura amaboko yacu mwami. Twibutse imirimo y'intoki zawe, tukurambura amaboko yacu mwami. Twibutse ibyakoze mwami, tukurambura amaboko yacu mwami. Itorero ryawe turagushimiye mubyeyi, turagushimiye mubyeyi, turagushimiye mubyeyi, turagushimiye mubyeyi. Urakoze mwami, urakoze Kristo, urakoze Jehova, mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Amen, 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 amen. Dukomere Imana amashyi menshi. Ngiye gusengera umuntu urimo hano uri kurwana urugamba rw'abarozi, bamubujije amahoro. Uwo muntu nahaguruke dusengane. Ikindi cya kabiri, ngiye gusengera umuntu urimo hano arwaye uburwayi, hanyuma arwaye umutwe ukomeye cyane. Uyu mutwe uramufatira mu ruhande rumwe, ejo ukimuha ugafatira muri runo ruhande. Hanyuma bano hano ngiye kuhasengera imbere y'Imana, Imana ire mu buzima ku buzima bwanyu, kandi Imana ibagira neza. Mujye mwibuka kuza gushima Imana mu izina rya Yesu. Topele stai de ponema rantope enemanda ya kita enemanda ya sinemedra. Ndagushimiye mwami wanjye Yesu, ngushimiye kuri Imana ifite imbaraga n'ubutware, ngushimiye ko ufite ubushobozi bwinshi, ngushimiye kubera akantu kabukiranuka mwami. Iri ni itorero ryawe, aba n'abajewe n'abagaragu bawe, mu izina rya Yesu. Nsengeye bano bantu kurwana urugamba rw'abarozi mwami, babazengereje kandi barabizi ko ari abarozi mwami. Babazengereje abuje amahoro mwami, kugeza naho batagisinzira, ariko mu izina rya Yesu ararwana urugamba ku manywa, akarurwana mu gitondo, akarurwana nijoro. Ndabasengeye mwami, ndabaturaho ubuzima, ndabaturaho imbaraga, ndabaturaho umuriro w'Imana, ndabaturaho gukomera kw'Imana, ndabaturaho kwera kw'Imana, ndabaturaho eretasi de bomene wa enemanda ya kitebonea, amahoro yo mu mutima, ndabaturaho kunesha, ndabaturaho ubuzima. Urakoze mwami, turagushimiye. Sengera abarwaye ibibazo by'imitwe mwami, ndasengeye umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanyemo imbaraga z'umubi, nirukanye imbaraga z'abadayimoni, nirukanye imbaraga z'abakonikoni, nirukanye imbaraga z'imyuka mibi, nirukanye imyuka iteza uburwayi, imyuka iteza uburwayi, nirukanye imyuka mu izina rya Yesu Kristo.
elesa ibopere asinimedra. Turagushimiye mwami, tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Amen. Abandi bantu bafite uburwayi bugiye butandukanye batarabona navuze nimuhaguruke nabo mbasengere mu izina rya Yesu. Undi muntu mba afite uburwayi mu mubiri we butari ngombwa navuze bw'umutwe ahaguruke musengere. Kandi reka mbabwire, nababwiye ngo abantu basigaye barebera Imana bakareba mu bwenge bwabo, kandi ubwenge bwawe bugarukira ntabwo ari ku Imana ingana. Imana isumbya ubwenge bwawe. Imana jya uyirebera mu mbaraga zawe zikomeye, uyirebe ko ari ibanga iri hejuru ya byose. Ubwo burwayi wazanye ndagira ngo arebe mu kwizera, ubwira Imana ibwira ngo ni uburwayi ngiye kubusigana muri kino gitondo, kandi ejo uzagaruka ushima Imana yuko Imana yagukiza uburwayi muri kino gitondo. Imana tukayireba mu bintu bwabo byahozeho ngo urwaye umaze igihe kirekire, ibyo se bivuze turi imbere y'Imana ishobora byose. Hagarara ku maguru yawe ubwira utakumbwira muri kino gitondo unarwaye musizemo hano. Turagushimiye mwami witeka, tugushimiye kuri Imana ifite imbaraga, tugushimiye kuri Imana ifite ubutwari, tugushimiye kuri Imana ifite ubushobozi. Uri hejuru ya byose mwami, urera urakiranuka, ufite imbaraga, ufite ubutware, ufite ubushobozi. Ndasenza mwami kubw'imbaraga zikomeye, buno burwayi ndabwirukanye, imyuka y'uburwayi ndayirukanye, none ahangaha ndahagaritse mwami abantu bafite ikibazo cy'imivuduko y'amaraso, abantu bafite ikibazo cy'amasinezite, abantu bafite ikibazo bw'uburwayi bw'imitwe mwami, uburwayi bw'imigongo, uburwayi bw'igifu, abantu bacitse intege mu ngingo zabo, ndakubita hasi y'imyuka. Bastide pore asimedra ene posidebo. Uyijya kwa muganga akayorwa uburwayi mwami, bakayorwa uburwayi arwaye, kandi Uwiteka ndamusengeye kubw'imbaraga z'Imana zikomeye, arwaye uburwayi bw'amayoberane, nawe bwaramuyobeye mwami, ndamusengeye none ahangaha niyakira gukira mu izina rya Yesu, niyakira ubuzima mu izina rya Yesu, niyakira kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye mwami, ngore mu buzima, re mu buzima, ubohore mu izina rya Yesu. Turagushimiye mwami, urakoze mubyeyi mwiza, mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Amen. Mwakire gukira, muzagaruke mushima Imana, dukora Imana bashitwishimire mu izina rya Yesu.